Mo umudamu umwe ntago namenye amazina yarari hano ku ruhande yari yamaze gucurama wenda kugira ngo nanamukuremo nabanje gutema riri abati umutwe wa hano inyuma wari wavuyeho yarasigaranye amaso yonyine wasadutse w'inyuma nta n'uwo twanabonye ari n'undi wari wasadutse umutwe w'umusore wari uri hano inyuma ku buryo n'ubwonko bwari bwavuyemo ariko bigaragare ko ashobora kuba yarabuze feri kuko yavugije ihoni cyane asa nkaho arimo kubwira abantu ngo bave mu kagera yarimo aboroga hano hasadutse mu mutwe amaraso arimo guturagurika amaraso arimo kurasa yego rero ndavuga nti uyu yaturutse mu gahanga mo hano imodoka yamukubise yaratwaye avuye mwino modoka yakoze impanuka y'itagisi we yahise asohokamo hiti mukubita hara muri kaburimbo niwe wasohotse bwa mbere mu abandi bagiye babakura mu modoka bapfuye bacica amaguru bacica umutwe abeshi bari bicaye mu ruhande rubona ko ari inyama bagiye bayora umuntu w'umubyeyi nuko umukobwa wari wambaye agakora k'intuza niwe wacica umutwe utamenya n'isura ye hubwo nyine hari icyuma cyagiye gikubita ubura bwagize imitwe iracika amaguru aragira ubwo barundarunze inyama zishoboka kubona ko iriya modoka urukubona uko ihagaze kuriya buriya kubera byinshi babuze ko babirundarunda buriya ubufasha bafite uburyo bari bwaze kuyigenza. Turi mu mudugudu wa Rubanga hakaba ari mu kagari ka Karengera hakaba ari mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi aho mu masaha yo kuri iki gicamunsi isaa 5 bishyira isaa 6 habereye impanuka iteye ubwoba ni impanuka yateye abantu beshi ubwoba ni impanuka yatumye beshi mu bantu batuye ahangaha muri aka gace bahungabana bamwe mu babyeyi bahageze ntibabashije gukomeza ingendo bari barimo ndetse n'abandi bantu berekeraga mu ntara yaba abajyaga mu ntara y'amajyepfo cyangwa se aberekeza mu karere ka Muhanga ndetse n'aberekezaga mu mujyi wa Kigali aho abeshi batigeze babasha gukomeza ingendo bari barimo kubw'impanuka ibereye ahangaha muri ayo masaha mbabwiye hejuru ahangaha mpagaze nkuko mbibabwiye ahangaha mpagaze hakaba ari mu mudugudu wa Rubanga ngire ngo murimo murabireba kuri iki gice mpagazemo cyo hepfo aho umudugudu wa Nyarutovu ni imidugudu ibiri itandukanye igabanwa n'umurongo wo hagati mu muhanda aho igice cy'ibumoso uku umanuka werekera mu mujyi wa Kigali ari mu mudugudu wa Nyarutovu naho ahangaha mpagaze hakaba ari mu mudugudu wa Rubanga impanuka ibereye ahangaha itewe no kuba hari ikamyo muri kureba ahangaha ari tagisi cyangwa se hiyasi abazi amatagisi barayazi iri mu bwoko bwa hiyasi yavaga mu mujyi wa Kigali yerekera mu karere ka Muhanga aho ari itagisi yambaye RAK 664 ikaba ari ikamyo yari itwawe n'umushoferi ukomoka ahangaha mu karere ka Kamonyi akaba yari umusore uri hagati y'imyaka 28 na 30 akaba yitwaga Busuna ni iyi tagisi ikaba yari itwaye abantu bagera muri 21 aho abantu 19 bari abantu bakuru naho hakaba harimo n'abandi bana babiri iyi mpanuka ibereye ahangaha ikaba ihitanye abantu bagera ku 9 uyu mwanya ni uko inzego z'ubuyobozi yaba polisi ikorera ahangaha mu karere ka Kamonyi ya traffic police nkuko babitubwiye ndetse n'umuyobozi w'akarere akaba ariko atubwiye ko abamaze kubura ubuzima ari abagera kw'icyenda bamwe bakavuga ko ari impanuka itewe no kuba iyi kamyo yamanukaga yerekera mu mujyi wa Kigali ko ari ikamyo yihutaga cyane nanone aho iyi tagisi
yazamukaga yaje kubona uko uyu mushoferi wari utwaye iyi kamyo yaturutse iriya ruguru avuza amahoni menshi cyane, mu gihe uyu mushoferi wari utwaye iyi hiyasi yashakaga guhunga. Haje kuba hari haparitse imodoka iri mu bwoko bwa Prado, aza kubura uko yigiza imodoka ahagana hepfo. Uko yazamukaga ni nako ya kamyo yamanukaga, yaje guhita imukubita. Ngire ngo murimo murabireba ko yahise ihushura hiyasi, abantu bari barimo bakaza guhita bitaba Imana. Nimwe kubwo kubura bamwe mu banyarwanda dusangiye isano yo kuba bene Kanyarwanda, ariko nanone ahangaha tugusanze ni ku irembo iwawe. Ngire ngo abantu barimo barabireba, aha duhagaze neza ni ku muhanda uva iwawe neza, ni mu irembo. Ariko nanone uri umwe mu bantu bakoze igikorwa cyiza cyo kurokora bamwe mu badahitanwe n'iyi mpanuka ibereye ahangaha. Ariko wahageze mbere, ubundi impanuka igenze gute ko mwari muharitewe n'iki? Murakoze. Nge nitwa Rekangukunde Valence. Yego. N'abandi umuturage wo mu murenge wa Musambira, akagari ka Karengera, mu mudugudu wa Nyarutovu. Yego. Aha mubona nk'uko mubibona hano iwanjye, nicaye ku rubaraza. Yego. Icyo nagiye kumva numvishije iyi kamyo ivuza ihoni igeze imbere y'abayehova hariya. Iyi tagisi yazamukaga hariya, hari haparitse imodoka yo mu bwoko bwa Prado. Bwa Prado hariya. Iyi tagisi igiye guhunga isanga handi haparitse ya Prado. Iyi kamyo rero yirukankaga yahise iyikubita, irayikoshora ikamyo irazamuka iva hano ikubita ku kaborodire, nibwo yaje itayegama hano. Icyo nakoze nabonye yuko yegamye hano, naje nirukanka ngeze hano sanga shoferi arimo araboroga na konvayeri, ngerageza uburyo nabakuramo. Kubakuramo nagiye kubona mbona hariya umurambo wari utwaye iriya tagisi wagurutse uza kuri iyi borodire ya hano. Agwa hano hepfo munsi y'umuhanda. Yaguye hariya kuri borodire. Yego. Ubwo icyo nakoze ni ukugenda ndamutwikira, ntangira gufata abantu kugira ngo dutabara bari barimo kuboroga. Nakuyemo abantu 9 bitabye Imana. Yego. Abandi bari bakomeretse ku buryo bukomeye. Ariko twagiye tugerageza kugeza igihe za ambulance zagereye, zihageze nazo zitangira igikorwa cy'ubutabazi. Yego. Gusa iyi manuka ntago isanzwe muri umuhanda uko nayibonye. Yego. Kuko kuva natura hano kavukire nibwo bwa mbere mbonye imanuka imeze gutya. Nibwo bwa mbere ubonye impanuka imeze? Nibwo bwa mbere mbonye impanuka imeze gutya. Hano hagwa amamodoka agakora gisida nyinshi, ariko iyi manuka yo guhitana abantu bangana gutya nibwo bwa mbere yabaye. Yego. Uragira uti hari imodoka ya Prado yari iri hariya, yari iparitse. Niho mbyumva neza iyi ngiyi tagisi yihiyasi ya Erika 664F, ubwo yari igarutse isa nkaho igiye kudepasa izamutse. Ntabwo yadepashe. Ntabwo yadepashe, ukuvuga ngo iyi kamyo iturutse hariya yari yuzuye umuhanda, ahubwo uyu yaramaze kugera uruhande rw'iyo modoka. Ashaka kugira ngo akwepa agaruka hano, ni nayo mpamvu abahageze imbere byari byasomanye, kuko nta bundi yagombaga gukora. Yaramaze kuyishyiraho nk'akazuru, noneho iyi ngiyi bayamugezeho irakubitira kwesha buri. Yego. Turi kureba kuri tagisi hejuru yapondamye, yangiritse cyane hejuru. Ese yayiciye hejuru, yikubise igihushuka ko wari uhari wabirebaga? Ubundi yo yayikubise igihushuka, iriya paraburize n'inzugi za shoferi byose bihita bizanana mu muhanda. Yego. Bari kuvuga ko hari abacitse imitwe. Harimo umudamu umwe, ntabwo namenye amazina, yari ari hano ku ruhande, yari yamaze gucurama wenda kugira ngo nanamukuremo, nabanje gutema ririya bati. Umutwe wa hano inyuma wari wavuyeho, yarasigaranye amaso yonyine. Umutwe wasadutse w'inyuma, nta n'uwo twanabonye. Tumukuremo tumushyire muri ambulance, ariko hano inyuma ntaki. Hari n'undi wari wasadutse umutwe w'umusore wari uri hano inyuma, ku buryo n'ubwonko
bwari bwavuyemo. ubwonko bwari bwavuyemo. Bwari bwavuyemo. Se bari kuvuga ko iyi kamyo yaturutse iriya ruguru ivuza amahoni menshi cyane. Ese ni kamyo yari yabuze feri, umushoferi washakaga kwihuta ko tubona ni kamyo hari ikintu yari ipakiye? Nta kintu na kimwe yari ipakiye. Ni kamyo itarigize ikintu na kimwe ipakiye. Nubwo basanzwe birukanka hano mu muhanda iyo badapakiye, ariko bigaragare ko ashobora kuba yarabuze feri kuko yavugije ihoni cyane, asa nkaho arimo kubwira abantu ngo bave mu kagera. Wahageze usanga umushoferi ameze ate, ko ari nawe wihutiyeho uza gutabara? Nge impamvu nihutiye kumutabara, navuye hari iwanjye ngeze hano ngiye kwambuka umuhanda, yarimo kuboroga. Yego. Yarimo aboroga hano hasadutse mu mutwe, amaraso arimo guturagurika. Amaraso arimo kurasa. Yego. Rero ndavuga nti uyu mugahanga yaturutse mu gahanga mo hano. Wahageze usanga umushoferi ameze ate, ko ari nawe wihutiyeho uza gutabara? Nge impamvu nihutiye kumutabara, navuye hari iwanjye ngeze hano ngiye kwambuka umuhanda, yarimo kuboroga. Yego. Yarimo aboroga hano hasadutse mu mutwe, amaraso arimo guturagurika. Amaraso arimo kurasa. Yego. Rero ndavuga nti uyu mugahanga yaturutse mu gahanga mo hano. Yego. Haturitse. Ndavuga nti reka mbaze ntabara uyu muntu ukiri muzima. Yego. Icyo nakoze nuko naje sanga inzugi zibanye, naciye hano inyuma. Mpageze nsanga waciye inyuma ahangaha. Naciye hano. Ahangaha ndi kubona ahangaha. Yego, ahangaha niho naciye. Waciye mwa ahangaha? Yego. Ndurira ngeze hariya mbona vora yamufashe. Biba ngombwa ko nsubira mu rugo, ndagenda nzana icyuma. Ca insinga za hariya imbere. Nziciye negura kino gitebe cy'inyuma cy'igitanda. Mbona kumukuramo. Ahangaha se waciyemo gute? Nta kirahure kibamo? Hano ikirahure cyari cyamenetse. Ukegera hano kandi cyari cyamenetse hano. Konvayeri yararyamye iriya. Ngewe icyo nakoze nuriye, ngezemo hariya nca iyi migozi iziritse ino ntebe. Iyi ntebe ndayegura, nyeguye mbona kubona kumukuramo. Kuko konvayeri we nubwo yari yaryamye nta kintu kinini karahure kamukubise hano gusa mu mutwe. Buri nta kindi kintu yabaye. Wari ufite ikibazo nuriya wagongaga. Wasanze vora yamukanze, yari yamukanze. Yamufashe mu nda cyangwa yari yamufashemo hano mu rukenyerero. Noneho ziriya nuza pine zo hasi zamukase kano kaguru. Amaguru yavuyeho? Yabikoshoye. Bivuze ngo yavanyeho inyama zino nyama zose zavuyeho. Yego. Aha iyi modoka ni abantu babiri bari bayirimo gusa? Ni abantu babiri bonyine bari barimo. Yego. Ubwo nyimara kubakuramo rero nibwo nabonye iriya tagisi abantu bagaramye. Ubwo nagerageje kwihuta ngira ngo nabariye. Ngeze hariya asanga shoferi nibwo agaramye hariya kuko nari nsanzwe muzi. Shoferi wari umuzi? Nari nsanzwe muzi. Bamwita nde? Shoferi ubundi hari akazina ke bakunda kumwita mu Busuna. Busuna? Yego. Niko mbeno ugeze nko muri gare ukavuga uti Busuna, bahita bamukubwira bose bari bamuzi. Iyi tagisi ubwo yavaga hano yerekera hehe? Iyi tagisi yavaga i Kigali yerekeza Igitarama. Igitarama mu karere ka Muhanga? Ka Muhanga. Yego. Niho yajyaga? Niho yajyaga. Busuna se yari muntu ki ko wumva ari umuntu uzi, ntameze nkaho ari umuntu mwabaye? Ubundi Busuna ni umwana uvuka hano hirya Igihinga. Yego. Nta muntu utari umuzi rero. Yacaga ahangaha buri gihe. Hari n'igihe yakundaga guhagarara mu gaperi ugasanga arasuhuza abantu, yasabanaga n'abantu cyane. Yego. Niyo mpamvu twari tumuzi cyane. Busuna se asize, yari umugabo wubatse, yari muntu cy'ubundi? Yari umusore? Busuna nta mugore yagiraga. Nta mugore yagiraga? Nawe yari umusore. Yari afite nk'imyaka ingahe? Busuna yari afite nk'imyaka nka 28. 28? Yego. Yego. Papa, nk'abaturage urumva utuye ahangaha, ari ahangaha ku muhanda neza, ariko akeshi ni hamwe mu hakunze kugaragara impanuka zigiye zitandukanye zigahitana n'abantu. Mwe nk'abaturage nta mpungenge ko izi mpanuka nk'izi ngizi
zaza zirenga imihanda ugasanga namwe baviriyemo kuba mwahasiga ubuzima cyangwa se mwahatakariza ubuzima? Ibyo turabiteganya kuko ni impamvu ngewe nari nanahunze yaje ndi hariya kuri fondasiyo mbonye ihumanuka ndaba irazi bwonge hano. Bivuze ngo icyo yumva ituruka araruguru waketse ko yaza kugwa mu rugo nahise mpunga ngeze hariya nibwo nabonye mbona ivuye ku butaka iraje yegamye hano. Rero wahunze wenyine cyangwa wabwiye abari bari aha imbere nari mari nyenyine hari mu gitondo nari mari nyenyine hano imbere niho ncururiza. Yego ni njye wari uhari kuko mu rugo iwanjye ni inyuma kure. Yego ariko buri gihe tuba dufite impungenge ko imodoka zishobora kurenga zikadusanga aho dutuye cyane. Ikigaragara njya nkunda kubona izi kamyo iyo zidapakiye inyura aha kuko hano bashyize 80. Aha ni muri 80 mu cyapa cya 80 ikadepasi. Hari n'igihe abavuye nk'ubu gusenga bari hariya usanga igiye kubakabaka bagira ngo ibagonge ugasanga barirukanka bigirayo. Yego hari bamwe mu baturage batuye ahangaha nawe urimo bari kuvuga ko basaba leta ko uyu muhanda kuva i Kigali werekera mu ntara y'Amajyepfo wose ko ari umuhanda mutoya wakagurwa. Rwose icyo duhora tugisaba kuko uyu muhanda ni mutoya cyane. Yego ni mutoya. Uyu muhanda baramutse bawaguye abanyamaguru bakagira aho banyura nawe ukaguka ku buryo imodoka zidepasanya nta kibazo kirimo. Rwose izi mpanuka zagabanyuka. Yego twakigira hano hepfo gato kanyere kumbwiye ko ari isinga waciyemo kabiri kugira ngo bigufashe kuba wakinjira muri iyi modoka. Sinzi niba twaca hano hari akayira hano hepfo ntabwo twakurirwa tuhaca. Insinga naziciye nciye hari inyuma kuko napfukamye kuri iriya ntebe hari ibisinga biba bifashe iki gitanda nibyo nakase kugira ngo mbone uko nkegura kugira ngo mbone umwanya wo kugira ngo asubire inyuma. Yego umushoferi se wari uri muri iyi kamyo ntabwo we mwigeze mwamenya inkomoko ye n'amazina ye? Gusa sinigize mubaza inkomoko ariko mu kigaragara nta kinyarwanda azi. Twavuganye igiswahili. Yari umunyamahanga? Twavuganye igiswahili nicyo numvaga arimo gukoresha. Nta kinyarwanda nigize numva akoresha. Ntabwo akubwiye aho yaba akomoka cyangwa se kubera ko wamuhamagarira famiye ze? Kubera ukuntu yavaga ibyo ntabwo nabyitayeho ngicyo nakoze. Wa muntu mubwira wari wacitse umutwe urabibona n'amanuza aracyahari amaraso amayezi ubwonko urabona ubwonko buracyahari. Ni iki yacuramye kino gihita gikata umutwe uyu w'inyuma. Yego niwo nta mutwe yigize asigarana usibye iki cy'imbere cyari kirimo amaso. Uwari uri hano nawe w'umugabo intebe yamukanze imuturitsa yaryamyemo hariya. Yego n'undi muryamo wari uryamye kuri ino ntebe ariko yafashwe n'iki cy'imbere tugerageza nacyo kukigizayo kugira ngo mbene tubakuremo muri rusange. Kugira tubakuremo urabibona ko intebe zose nabanje kuzikuramo. Nabanze kuzikuramo turazitema tuzikuramo kugira ngo tubone uko tubakuramo. Akoze ibintu bidashobora kuba byantera ubwoba ngewe n'abaye umusirikare. Ndi retired Sergeant Major Valence. Ritayenze ejo bundi 2018. Ntabwo rero ibi byagomba kubonera ubwoba cyo gutabara abaturage si bwo bwa mbere. Ntabwo ubwoba bwagomba kubonera kuko ndabimenyereye. Mama uragira uti hari ababyeyi bitabye Imana muri iyi mpanuka. Ababyeyi nk'umuntu wahageze mbere ni bangahe bitabye Imana ubundi muri iyi mpanuka b'ababyeyi? Igitsina gore nabashe kubona nabonye abakobwa babiri bari bambaye amapantaro n'umubyeyi n'undi wacitse umutwe. Abakobwa hari uwari uri nko mu myaka 18 hari mbese bari abakobwa na 17 n'umwana w'imyaka 9. Abana abasore bapfuye. Abasore nabonye rwose babajeni nabonye abasore nka 3 n'umusaza n'umubyeyi. Mbese abantu bapfuye kandi nakababaro biteye agahinda. Agira uti mwabonye umuntu wa mbere yirengwa muri kaburimbo. Byari bigenze gute ubundi?
imodoka yamukubise yari atwaye ava mu ino modoka yakoze impanuka y'itagisi, we yahise asohokamo ihita imukubita hariya muri kaburimbo, niwe wasohotse bwa mbere, abandi bagiye babakura mu modoka bapfuye. Yamukubise se mu gihe yari asohotsemo yaparitse cyangwa yabonye hagiye kuba impanuka arasimbuka? Ntabwo yari yaparitse, yari arimo aramanuka, urwo ruri kumanuka rufite umuvuduko. Yego, iriya kamyo turi kureba iri munsi y'umuhanda niyo yari ifite umuvuduko? Niyo yari ifite umuvuduko, yego. Kuko yagiraga uriya mushoferi yagerageje no kuba yarayihunze ibiranga, ukubona ko nawe yahise ayiyobora munsi y'umuhanda kubera umuvuduko yari afite, ari kuvuga ati wenda ndamara n'ubundi zisigaye inyuma zirashira. Yego, ahita nawe ayiyobora, uri kubona uko yahise igwa inyuma y'umuhanda. Uragira uti ahangaha ndi kureba aho yikubitiye, ndi kubona iyi tagisi yapindamye, yayiciye hejuru, bigenze bite? Yayikubise nyine, bacica amaguru, bacica umutwe, abenshi bari bicaye muri ruriya ruhande urabona ko hari inyama bagiye bayora. Bacitse imitwe cyane. Bangahe bacitse imitwe? Ni babiri, umuntu w'umubyeyi umukobwa wari wambaye agakora k'intuza, niwe wacica umutwe utamenya n'isura ye ahubwo. Ntabwo se nta bari barimo mwari muzi kuko abenshi bari kuvuga ko bari kuvuga ko ari abo mu Gashyushya muri za Nyamiyaga. Ubwo rero nyine wenda hari kuko itagisi biri gutwara abagenzi benshi, ushobora kuba hari n'abari bafite urugendo barayirenga za Muhanga. ubwo butabazi nibwo bubikurikirana mu gushakisha wenda imiryango y'abakoze bikuriwe mu mubiri, bakuwe mu mubiri. Ni imodoka si itagisi yazamukaga ubundi yari irimo abantu bangahe? Oya, ntago namenya umubare wari urimo, ariko nkurikije abo 12 bajyanye mu bitaro n'imirambo 9, nawe urukumva umubare wabo, wakumva umubare w'abantu 12 bagiye mu bitaro n'abantu 9 bapfuye. Hari abari kuvuga ko hari korari yari iri muri iyi modoka yari igiye kuririmba, byo mwabimenye? Oya, nta korari, bari bagiye mu materaniro gusenga, ababwiriza butumwa nyine bari bagiye gusenga mu materaniro, bari bafite za Bibiliya. Yego, bari bavuga ko harimo umudamu wari ujye mu materaniro nyine, umupasiteri. Yego, hagwemo n'umupasiteri? Yego. Wo muri hedini? Nyamiyaga, muri ADPR. Muri ADPR? Yego. Yego, ni umuhanda ngo ni mutoya? Ibinyabiziga ntago bihana umwanya, kubera umuhanda mutoya. Ziriya nini iyo zimanutse zigakubitana na ziriya ntoya, ziriya ntoya zirusha ziriya nini zirusha intoya umuvuduko. Yego, ukumva hakodwa iki? Ngo mwareba ubushobozi mukabwira, mugashaka ubushobozi kuvuga yuko bawongera, kareba yuko wenda impanuka zagabanyuka. Nk'abaturage se mugiye gukora iki ko nyuma y'ibi ngibi bibaye, nyuma y'iyi mpanuka ibaye? Uyu mwanya turi ahangaha ni abantu 9 bamaze kwitaba Imana, ntabwo turamenya bajyanywe kwa muganga bakiri inkomere aka kanya nyuma ikiza kuvamo. Ni nk'abaturage muraza gufasha iki iyi miryango? Iyi miryango nyine ni ukuyiba hafi nyine, umuntu kubera n'ubundi twabakoreye ubutabazi, burindi tukazamenya n'iwabo, byibuze tukajya kubaherekeza mu bibazo bagize rwose, kuko birababaje. Birababaje rwose. Buri wese ari kwifuza avuga ati Imana izamfashe nzamenye n'iyi miryango, tuzajye kuba kwifatanya nabo muri ibi byago bagize. Hari keshi hari ahantu usanga habera impanuka, ariko ugasanga bamwe mu baturage batuye aho ngaho ntago twabyita nkaho badakora igikorwa cyiza, ugasanga mu gihe habaye impanuka nk'iyi bamwe bakoze igikorwa nko gusahura cyangwa se kwiba iby'abantu bari muri iyo modoka. Ahangaho ho bigenze bite?
ahangaha habereye ubutabazi rwose, impanuka ibaye abaturage bari kureba, ntago basahuye ibintu by'abari mu modoka, babikuyemo barabifite hariya birahari. Ni ukuvuga ngo hano hari umudaso kuriya badaso yababaye hafi, ubwo arangije yahise ahamagara ubuyobozi n'abayobozi bahita baza, ubuyobozi bwose bwabaye hafi, batabaye. Nta muntu wangirije ikintu cyabo bakoze impanuka bakuye mu mubiri, nta muntu wacyangirijwe. Nta muturage batumye ahegera uwo mubyeyi, yabaye hafi kuko ari umuyobozi, ni umukuru w'abadaso. Yababaye hafi, nta muntu wangirije ikintu, yewe harimo n'abo bantu yagiye abamenya nawe, uri kubona ko yabaye hafi yabo ari ugusigasiga abo batari bakugwa mu mubiri. Ya modoka iri hariya ya hiyasi ya tagisi yazamukaga, ngo harimo imibiri ikirimo, harimo imitwe y'abantu itavuyemo, harimo inyama nyinshi, kubera nyine hari ab'icyuma cyagiye gikubita ubura bwagize, imitwe iracika, amaguru aragira, ubwo barundarunze inyama zishoboka. Kubona ko iriya modoka uri kubona uko ihagaze kuriya, buriya kubera byinshi babuze uko babirundarunda, buriya ubufasha bafite uburyo bari bwaze kuyigenza. Twagira ngo tubihanganishe nyakubahwa, ariko nanone tugira ngo muduhe amakuru kuri iyi mpanuka yabereye hano mu murenge wa Musambira. Ni impanuka mwamenye, mwanatabaye, mwayidaho wenda amakuru yibanze? Murakoze. Ni impanuka ibereye hano mu murenge wa Musambira, nk'uko rero mubibona nyine tubuza abantu, umubare wamaze kwitaba Imana ni 9. Tukaba rero twaje hano kugira ngo twihanganishe abaturage, tubahumurize, ariko tunabashimire ko batabaye. Nk'uko mwayibonye abaturage batabaye, babaye hafi kugira ngo dufatanye mu gikorwa nk'iki ngiki cyo gufasha abagihumeka, ndetse no gukomeza gutanga ibitekerezo bitandukanye kugira ngo igikorwa nk'iki ngiki kibashe kurangira neza. Twabashimiye cyane rero, ariko kandi nyine twanihanganishe n'imiryango y'ababuze ababo ba bugufi, kugira ngo bakomeze kwihangana, kandi n'igikorwa kirakomeje. Turava hano dukomeza gukurikirana amakuru yaba ari abari kwa muganga ndetse n'abitabye Imana, kugira ngo tubikomeze kuba hafi y'imiryango yabo. Ni impanuka yatewe n'iki? Imodoka imwe yavaga he indi ijya he? Wenda amakuru yibanze mwaba mwamenye byaba byaturutse. Nk'uko mubibona ni ikamyo yaturukaga haruguru mu cyerekezo gituruka i Muhanga, indi iyi minibisi yaturukaga mu gice gituruka i Kigali, zagonganiye hano rero. Nyuma ubwo imodoka yaturukaga haruguru imanuka, nk'uko mubibona ko hamanuka, iyi kamyo yamanukaga niyo yabashije nyine kugonga iyi minibisi yari irimo idepasa. Mu gihe kitageze ku masaha 24 muri uyu murenge wa Musambira habereyemo impanuka zigera kuri 3. Hari yarayibereye mu Basomali, Cyaruyanza hari indejo yagonze umwana nawe ahita yitaba Imana. N'iyi ngiyi ni ibintu nk'ubuyobozi mutanga izihe nama ku bakoresha umuhanda, ndetse yaba abashoferi n'abaturage muri rusange? Inama mutanga ni izihe, n'umwanzuro birumvikana ikirimo gukorwa? Urakoze. Cyambere nuko iyo habaye impanuka birumvikana biba ari ibyago. Impanuka rero birumvikana ntiteguza, ariko icyo twavuga nuko ikwiye kuba nyine impanuka abantu bose bagerageje kwirinda igishoboka cyose cyatuma iyo mpanuka iba. Ni ku mpande ebyiri rero, ku bakoresha uyu muhanda batwaye ibinyabiziga bakwiye gukomeza kwitwararika, bakita ku byapa bihari, bakareba ku muvuduko, ntibihute cyane ku buryo barenze umuvuduko ukenewe bitewe n'aho bageze. Ariko nk'uko mubibona harimo ibyapa bihagije, abantu bagombye nyine gukomeza kugenda babyitaho, ndetse no kunyuranaho nabyo bigakorwa mu buryo bwiza. Icyo ni ku ruhande rw'abakoresha ibinyabiziga. Abaturage nabo bakoresha umuhanda bakwiye kwambuka, bakambukira mu byapa byabugenewe, kandi bakambuka bamaze kwitegura neza, barebye ko impande zose nta kibazo gihari. Urumva ari icyo navuga. Nk'abayobozi mwahageze, mwabashije kugera ahangaha iyi mpanuka yabereye, ese mutubwiye ko abitabye Imana kugeza aka kanya ari 9, ababa bajyanwe kwa muganga ni bangahe? Ese imodoka yari irimo abantu bangahe? Abarokotse aka kanya batagize ikibazo bo, imibare y'aba bantu ihagaze gute?
twara tukirimo dukusanya imibare ko twaza kuyibaha. ubutumwa mugenera imiryango y'ababuza ababo ni ubuhe se nk'ubuyobozi muraza kubafasha iki aka kanya? Urakoze. Icya mbere nuko nkuko mubibona twashimye ko twabaye hafi nk'ubuyobozi, ariko tugashima abaturage cyane. Mabonye ko inzego zose zirahari twahahuriye, ariko abaturage nabo baje. Ni ikintu gikomeye kandi cyiza, twashimiye abaturage bacu, bigaragaza ko nyine turi mu cyerekezo cyo gukomeza wa muco w'abanyarwanda wo gutabarana. Ubutumwa rero twaha babuza ababo ni ukubihanganisha. Twanabikoze, mumaze kubona ko twaganije abaturage, tunabatumaho ku batari hafi, ni ukwihangana kandi natwe nk'ubuyobozi nyine tubari hafi. Ubutumwa mwagenera, tugana ku musozo, ubutumwa mwagenera abashoferi ahangaha mu karere ka Kamonyi, nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, akenshi hagaragara impanuka zitandukanye, ni we butumwa mwagenera abashoferi bakoresha uyu muhanda? Urakoze. Nari maze kubivuga, uyu muhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi. Abantu bakoresha uyu muhanda ni benshi, ibinyabiziga ni byinshi. Byumvikane ko rero urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bikwiye ko abantu bita ku byapa, bakubahiriza amategeko y'umuhanda, bakirinda icyatuma haba impanuka, ndetse bakita no ku bijyanye no kuringaniza umuvuduko kugira ngo bataza kugira ikibazo cyaba cyo kugonga abaturage. Ariko nk'uko nari maze no kubivuga, n'abaturage nabo bafite inshingano yo kumenya ko bakoresha umuhanda bakambuka neza bitwararitse kugira ngo imodoka zitaza kubagonga ndetse n'ibindi binyabiziga. Tangira tubihanganisha kubwo kubura umuvandimwe wanyu wari uri muri iyi modoka, ariko nanone tubasanze ahangaha, muratubwire se ni impanuka yatewe n'iki, byagenze gute, mumenye gute ubundi iby'iyi mpanuka inaviriyemo abantu bagera ku 9 aya masaha kuba bamaze kwitaba Imana? Narindi mu rugo. Murugo ni he? Uratangira twibwira. Ngiye banyita ibyise Victorian, mwene Frere Gaspard na Kayisha Lazaro Kadiye. Yego. Mu rugo ni he? Utubwiye ko uvuye ntuye mu mudugudu wa Kanombe, Kagari ka Ruyanza. Yego. Umurenge wa Nyarubaka, akarere ka Kamonyi. Yego. Abandi umwe mu bavandimwe banyakwigendera, Hakizimana Leobard. Yego. Dukunda kwita Agronome cyangwa Kanyamigezi. Kanyamigezi. Yego. Yari umugabo nuko ndi kubyumva se. Ni umugabo wubatse. Yego. Afite abana 2. Yego. N'umugore bashakanye. Asize abana 2 n'umugore bashakanye. Yego. Yari avuye he se, yerekezaga he? Yari avuye mu kazi ashinzwe akora. Kandi mo hagati ni bayamagana. Yego. Yaravuye mu kazi asanzwe akora kagendanye n'iby'amazi nk'uyu murenge wa Musambira. Yego. Yari yakoreye hehe uyu munsi? Ni ku cyumweru. Ese ni impanuka numvaga ko ari akaraka yari yateye, niba ari ku kigo cy'amashuri, nanjye ntago ndabimenya neza kuko babimbwiye none. Niba ari akazi gasanzwe, ariko Kanyamigezi umukuriye bakorana, ntago ndavugana naye kubera ko yari arimo asaba n'ibikoresho yari yajyanye. Ese yari afite ibihe bikoresho? Ese ibyo mubashije kubona imbona nkubone ni ibihe? Yego. Asaba ubifite kubimugezaho nk'umuntu bakorana kandi amukuriye. Yego. Iyi mpanuka se urumva umwe mu bavandimwe, ariko wanahageze mbere mu ba mbere, ni impanuka ubundi yatewe n'iki? Impanuka ntiteguza nyine, urabona ko tagisi bari bateze barimo, ngo yari yicaye imbere, umva ko yari afite kugenda ibirometero 2 kuva hano kugera ku Cyaruyanza. Yagira ngo yihute wenda kubw'umunaniro. Amakuru nuko ngo yari yicaye imbere. Yicaye imbere na shoferi. Yego. Aho iriya kamyo nyine imanutse ikabasatira, murabibona namwe ko tagisi iri mu mukono. Kubibona neza, itagisi yazamukaga yerekeza i Muhanga, imodoka imanuka yerekera muri Kamonyi. Ngo yamukubiseho rero, wenda yari imbere, urumva ko yagiye mu ba mbere. Yego. Nyuma y'ibi ngibi se nk'abaturage hagiye gukurikiraho iki nka famiye yanyu? Ni ukukurikirana nyine iyo nzirakarengane, nubwo atari ubushake bw'impanuka, ariko n'ubuyobozi cyangwa se n'abashinzwe iby'impanuka bazabidufashamo kugira ngo badufashe mu mibereho. Ukumva hakodwa iki se aka kanya? N'iki mwasaba ubuyobozi nka bamwe mu babuze umuntu mu bantu? Icyo twasaba nyine ubufasha ni ugufasha abo banasize,
n'umudamu nyina w'abana yego n'imiryango, kandi burya tuba dufite ikibazo nyine kuba tuvuyemo umuntu ukiri muto, yari akiri muto nyine, niyo mpamvu. yego papa reka mushimire mbabwire kandi mwihangane kandi mukomere. Uri umwe mu batuye ahangaha mu karere ka Kamonyi, ariko by'umwihariko aha muri aka gace akenshi cyane ni ahantu hakunda kugaragara impanuka. Ese mubona izi mpanuka zibera ahangaha? Kuko uyu mwanya duhagaze ahangaha, iyi mpanuka abantu ngire ngo barimo barareba imodoka iri mu bwoko bwa Actros iri munsi y'umuhanda, ndetse n'itagisi iri ahangaha, imwe yamanukaga yerekera muri Kamonyi cyangwa se Kigali, indi izamuka muri Muhanga. Izi mpanuka ni impanuka ziterwa n'iki? Igitera izi mpanuka, abashoferi bagomba kugenda bitonze, bakagabanya umuvuduko, bakajya bagenda bitonze, kuko uyu muhanda urimo amakorosi mabi, urimo amakorosi menshi kandi ukaba urimo amakorosi mabi. Ubwo rero abashoferi baba bakwiriye kubahiriza ibyapa, bakagendera ku muvuduko mukeya kugira ngo bo guteza ibibazo. Kandi uyu muhanda ugendamo imodoka nyinshi, uturuka i Kigali ukagera i Burundi, ukagera na za Bukavu hariya muri Kongo. Ubwo rero hahitamo imodoka nyinshi. Ubwo rero abashoferi baba bakwiye kwitwararika. Birukanka cyane. Mukumva ari iki mwasaba ubuyobozi cyangwa se inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda nka traffic police? Icyo tubasaba ni uko bahugura abo bashoferi, bakabagira inama kugira ngo bajye bagendera ku muvuduko mutoya, bo kwirukanka, bakubahiriza n'amategeko n'amabwiriza y'umuhanda, kubera ko uyu muhanda uba urimo imodoka nyinshi n'abantu benshi na moto nyinshi, bakajya bagerageza kugenda gahoro, bakagenda bitonze, ibyapa aho biri ku muhanda bakagerageza kubyubahiriza. Nk'abaturage se, imiryango ibuza ababo, mwarimu baza aba bantu bitabye Imana bari bari muri iyi modoka? Abantu bapfuye ntago turabamenya abo ari bo, ariko icyo twasaba ni uko imiryango yagize ibyago ikwiriye gufashwa, ndetse imiryango yagize ibyago tukabatabara, tukabihanganisha, tukabafata mu mugongo, mbese kuko ari abavandimwe bacu.